Kigali yiteguye ivuga ko rwose igomba gushimangira kuza mu myanya ine y'imbere kuko amakipe yandi azamukura arimo aragenda yikamata. Desinyasiyo y'abasifuzi ko hano muri Kigali bariho bimyoza twagira umukiza Abdul Karim bafite ngo ubwoba bwinshi. Nanjye banyandikiye bamwe ati bagira ubwoba bwinshi cyane ubu batengurwe rwose. Ikintu cyambere gikomeza umukino kwizigira na amakipe akurikiranye ku rutonde rwa shampiyona. APR ni ya kabiri ifite 38, AS Kigali ni ya gatatu n'amanota 29. Urumva ko harimo amanota 5 ya difference. AS Kigali birumvikana kira mutsinze APR hasigaramo amanota 2 birashoboka cyane ya muri course y'igikombe. Yabigarutse muri course y'igikombe kwa barimo amanota make. Ubwo ntabwo bazi ko Rayon Sport yabitwaye kuri Kiyovu Sport. Buriya muri AS Kigali bitekereza ko ku gikombe ngo baracyari barabibara cyane. Ubwo ariko barabigaragaza bakina uyu mukino. Hanyuma ubwo amakuru ya mbere tugomba kubira abanuko bura tumaze imiti tuvuga ibintu bya Baka, ariko Baka yaravunitse ntabwo azaba hari kuri uyu mukino. Aracyafite ikibazo cyo mwitako, ntabwo ari umukinnyi wavuga ngo wenda ni blow ikomeye cyane ko ntabwo ari umustarter. Ntiyabanzaga mu kibuga bataragura baguze abawinga babiri bakomeye cyane. Ntabwo nubundi afite amahirwe yo gukinira. Niwo mukinnyi wenyine udahari. Mwarabibonye ko Byiringiro Jean Gilbert Kagege yaragarutse kuri match y'igikombe cy'amahoro yarakinnye, ndetse agoma no kubanzamo rwose ku munsi wo ku cyumweru agasubirana uruhande rw'iburyo. Birumvikana kugira ngo arebe ko babona amanota 3. APR ubwo nubundi umutoza arikinyo yahamije ko umuntu bita Djibril Watara agomba kujya abanza mu match zose. Watara yabaye match akanga ya gatatu. Irabaye ya gatatu. Ni match 3 zo Musanze yarakinnye. Ngewe mutegeye hari kuri niwo ngiye kumurebera ko Kigali neza. Yakinnye mbere yo gukina Musanze, yakinnye Kiyovu. Ntiyatsinda igitego ariko akora amatempt meza. Maravezuma match yo Musanze sinayirebye. Yego. Ariko yagiye amasimbuye. Yinjira muri mwe na Muzungu. Yinjiye basimbuye. Match ya gatatu yo kumupima mugari match ya AS Kigali. Muri Heroes Cup niyo yasimbuye kuri finali. Kuri finali yarasimbuye yakiri iminota mike cyane. Bakina na Police. Djibril Watara yarasimbuye. Ubwo niziba match nye. Tuye kumarira 007. Oya reka turebe ko azaba umustarter. Uzi icyo bita kubara 007. No kubarira umukinnyi azageza imikino 7. Ese azaba yarabonye igitego, azaba yarabonye assist. Iyo ageze imikino 7 atarabona igitego, atarabona na assist, tuhita tumwita 007. Mwaje magambo James Bond cyangwa Anthony James Bond. Nakunda cyane muri 007 bano muri email yanjye. 0 goal, 0 assist, 7 games. 007 ko bitazagera haba 007. Nibizabe. Watara. Djibril Watara ubwo rero ari kintu nabonye muri APR, umuntu bitaye nusa agomba kujya kina match. Kubera ubwinshi bw'abanyamahanga bari muri offensive area yabo, Mamadou Lamine bagomba gukina, Watara agomba gukina, Umeda agomba gukina, Dawuda kuri gatandatu agomba gukina, Kiwanuka agomba gukina. Ibyo bita bituma muri defense ari agomba guhindura kazanamo uyu musore Yunusu. Wenda cyabatekereza Soane ko arenzera. Usona arenze, ariko ngiye cyo n'abanyatekereza bavuga ngo APR wenda ntabwo icyemezo cyo kwicaza umudefense y'imyaka 21 ari umudefense ari umwe mu badefense beza muri shampiyona. Uko byagenda kose njye nekereza ko hari indi solution. Njye ndamutse ntange APR yadusabye kuzatuha ibitekerezo. Ejo rigana bitubwiraga ko Akos afande Vincent Nyakarundi yamusabye rwose ko tuzadutanga ibitekerezo kuri APR. Ndamutse ntanze igitekerezo ku kintu cyo kubalansa abanyamahanga n'abanyarwanda. Yego. Ntagire umuntu ukora ikosa ryo kwangiza kariyeri yo bita Aliou Meswane. Uriya no mudefenseur wagurisha miliyoni 100 byagenze neza. Aliou agumane na Clement. Iyo ufite defense solide aho guhindura umuzamu nta kibazo. Buriya bashobora kuzagisha Mario. Suwane ushobora guhindura umuzamu. Suwane akaguma mu kibuga na Clement. Yani biten ya Adiri ntago ari Mario wafataga. Yego cyangwa se none se bwo kwicaza Pavel Nzira umuzamu nkuriya bwo wakizwa n'icyo abafana. Cyangwa se ngenda sigera ko Lamine Ba nta bintu byinshi atanga kandi si umukinnyi ukiri muto. Nta bintu byinshi atanga ku 10. Why not ku 10 utatereka Ramazani arabarusha bose kugira ngo agume mu kibugo bitari byo gushaka mu defense y'imyaka 21 akweretse ko ya mu defense mwiza muri shampiyona. Kumwicaza bivuze ngo ubugabanyirije agaciro ku isoko. Biragoye ko umuntu azagura umukinnyi ngo umugura amafaranga menshi adakina, umukinyi ajye umusubije inyuma. Igitekerezo cyo kwicaza uwo bita Aliou Meswane kugira ngo yanaguze menshi arahenze cyane mu mafaranga menshi. Kumwicaza kugira ngo Yunus akine. Soane no mukino. Keve yaravuze ngo hari undi munyamari yavuga ku munyamari Bagayogo wabo. Avuga ngo hari undi munyamari ngundi uri mu Rwanda. Ntabwo namuvuga izina. Ngo ni wamenye niba ari umuhanga cyangwa ari umuswa. Ntabwo yamuvuze izina y'ugiye gutaka. Ariko kumvikana ko yavugaga Lamine Ba. Aruna ko ari kapiteni
kuki bambuye Brassard Gigi kandi nawe abanza mu kibuga byagenze gute Haruna bitangaje tukibivuga Haruna aza muri AS Kigali yaraje kuba umuyobozi yaraje kuba muri deri kuko AS Kigali ikeneye abantu nk'abo urebye umutoza bafite Shaban ntabwo avuga ngo umutoza mukuru cyane cyane katara n'aba head coach buriya haracyari muri interim interim yeko nayo itinze ariko nyine kubona Haruna ari mu kibuga Gigi yambaye Brassard wenda ku myaka ku experience hari uburyo babonye bitagaragara neza kandi burya Haruna mu miterere ye ushaka kumwima Brassard bikakugiraho ingaruka kuko ubona ko ari umuntu ukunda ubuyobozi mu by'ukuri kandi waye hari umuyobozi cyane kuba kapiteni w'ikipe y'igihugu ahantu henshi yagiye ayobora bari baravuze ko ngo bitanga isura mbi cyangwa se biteze umwuka mubi muri vestiaire reka tufate Brassard tuye Haruna cyane ko Gigi nta n'ikibira mu twara Gigi yayitakaje akayiha Haruna ni iki giha garanti Shabani ko n'ubutoza Haruna atazaba umwaka aje urusha usanga bari mutoza yatoza afite lisansi se afite lisansi se Haruna nanjye nayibonye nababwiye mu kanyanze ya mikro match bakinnye iheruka bakina na Bugesera Gigi yari yambaye Brassard ari inyuma ya Haruna akina ku icumi Gigi akina ku 8 wabonaga Haruna kutambara Brassard bitamubereye pe gukina Haruna umuntu muri inyuma wambaye Brassard Haruna niyo nzima niri ya aura atambaye Brassard ya AS Kigali mubonaga bidasa neza nyine ubwo nizere ko Gigi bitazamuca intege cyangwa yateze conflict arabizi nyine ko Haruna ni umukinnyi munini rwose ni géant yego ni ibisanzwe urabizi ko n'umukinnyi munini yaje muri ekipe wemera ugaharana nimero na nimero yawe urayihara na captain twa tubizi ko azayitanga kubera ko Haruna nta hantu niyeza abatari captain ubu captain yarabutorera hari umugabo ngo bagiye mu matora ngo arabwa ati mumbabare mu ntore giye ntago nzi ko nta kandi kazi nashobora nabaye president siniko kazi konyine nzi hari ibintu rero bidashoboka Haruna ntashobora kuba hatari captain niyo nzima yambaye Brassard kuri APR ikipe ya kabiri n'ikipe ya gatatu ijambo rimwe kuri iyi match ya AS Kigali na APR ku munsi w'ejo Sami AS Kigali si umwanya wo kugira icyo yakora nko kwihimura kuko na equipe ubundi busanzwe ntigirangiza sezi idatsinze APR barahuye mu gikombe cy'ubutwari birangira ikipe ya APR itsinze no mwanya wo kureba niba AS Kigali ari cyo yakora ku ikipe ya APR no mwanya wo kongera kureba noneho ababundi barahinde kapitene abamugira Haruna yaravuze ati Barushimana yaravuze ko ngo Haruna hano hose agakwiriye kuba ari na kapitene Shabani yabaye Haruna ariko arangije atanga interview iremere yaravuze ati twege ku gikombe ntago turavaho ariko nibyo none se bundi bagiye ntago bari bavaho ntabwo ikipe irimo Haruna irimo Okwi irimo Shabarara ni gute ivuga ngo twavuye ku gikombe hakirimo amanota ubona ko byashoboka ekipe ya AS Kigali aho yavuye nahigeze kuri ubu ngubu nayo situation ijya kumera nk'iya Kiyovu Sport kuko nayo ne ekipe abantu batangiye yatangiye imyitozo nyuma y'abandi bose abantu batangira kwibaza ngo AS Kigali izakina kuko harimo n'ibintu byinshi bavuga nta mafaranga sinzi ibi nibi ariko urebye ahantu igeze ni ekipe navuga ko igize consistency yo ku rwego rwo hejuru nibyo Shabani ntabwo ahabwa hype akwiriye kuba ahabwa ariko n'umwe mu batoza bamenyereye shampiyona mu Rwanda kandi ubona ko gukorana n'abakinnyi guhuza hano mu Rwanda mbona iyo umutoza yumvana n'abakinnyi hari igihe resulta zita zikora ni umutoza ufite ekipe navuga ko irimo abakinnyi batari benshi bo kubwirizwa ko ni abakinnyi benshi bagiye baca mu ekipe nakita kakomeye ntibahabwa agaciro ariko bakagaruka muri AS Kigali ikabaha agaciro kandi ubona ko kubabwira bakakumvira harimo uko kwiyakabamo Shabarara na Haruna wiyongereyemo dressing room yagukundiye mpamya ko umukino wari wose wawutsinda nimbuze mu kanya ejo nabonaga deba muri Tanzania bari kuvuga ngo ninde mukinnyi mwiza wabaye muri shampiyona ya Tanzania bari kugeranya Chama na Haruna abenshi baravuze ati niyo nzima kabisa Chama nagaragara ku rwego rwa Haruna ntabwo ari umuntu usanzwe mana rubashywe nyine n'umukinnyi munini ni Kanjweri kabisa umuntu uzubahwa nakomeza nyine kwitwara kuri ya Aziski niwe bazongera kwigana bandi banyamahanga nabyo ariko bizaterwa na longevity kuko twega Haruna yakubise imyaka 9 ya nyayo yavuye muri Yanga ajya muri Simba arabikora yongera ava muri Simba agaruka muri Yanga Jarike duteye story aravuga ngo yigeze kujya muri Tanzania ngo nibwo yabonye Haruna kabisa Haruna ni inzego z'umutekano kugira ngo atambuke nagiye muri Tanzania njyanye na Rayon Sport bagomba gukina na Yanga Kigeli yaragiye muri Simba yaje kutwakira kuri Serena ya Dar es Salaam ni umwami kabisa cortege baba mzazi wiki bavuga ko yabyaye umupira muri Tanzania bavuga ko yawubyaye yarawutwise Haruna awugera ku gise aho ibitaka aribyo twabijeje tutababwiye